Aya ni amashu yacu nk'uko mubibona, ni menshi yes kuko ni ay'icyumweru cyose. Izi ni karoti, karoti ni nkeya ntabwo ari nyinshi, ariko impamvu ni uko ndibushyiremo n'ibindi bintu. Ibi ni ibirungo, puwavuro n'igitunguru. Izi ni inyama, izi ni batanati. So turatangiye rero, turatangira twumutse isafuriya yacu, ngira ngo murabibona ko yamaze kumuka. Tubanzemo inyama, murabizi inyama ni ukubera ko ntabwo nshaka gushyiramo amavuta. Murabizi ntabwo iyi regime ijyamo amavuta. Inyama zacu zihita zibyara amazi, ibyo ni ibisanzwe, rwose. Ariko biba byiza ushyiramo akunyu. Ntabwo turi buziteke umwanya, ntabwo turi buziteke akanya, gusa zigomba kubanza guhindura ibara zose. N'akunyu kagasa nk'akinjiramo. Zimaze guhindura ibara rero bitari cyane, nabwo reka dushyiramo za mboga zimwe, dushyiramo twa tubatanati twacu, dushyiremo na karoti nakazikase, then tugaragureho ubundi njye nakagombye gushyiramo ibirayi mu cyimbo cya batanati, ariko siko nabigenje rwose. Njye nahisemo batanati kuko buriya ibihaza nyine birahaza ko bavuga, kuko urumva niba iyi regime igabanyiriza umuntu hagati y'ibiro 5 na 7 mu minsi 10, ubwo urumva yuko biragoye cyane kugira ngo ibe itari strict cyane. Ariko gushyiramo carbohydrate washyizemo n'inyama, nibaza ko atari ibintu byiza cyane. So rero tumaze gushyiramo ibi bintu byose, turahita dushyiramo ya mashu yacu, kuko ni ukubitekana kugira ngo aya mazi ataza gukama bigashirira, kubera yuko byahita bitangira gufata hasi. Aya mashu ni menshi cyane, ndajya nyashyiramo mu byiciro, harimo n'amababi kamwe. Njye nahisemo gukata amashu manini cyane, nahisemo gukata ibishu binini kubera ko simbizi, nizo nifuzaga, just numvaga ari byo byiza. Gusa izi mboga zirafasha ku badiyabetike n'abandi bantu, ni imboga zujuje intungamubiri kandi nziza rwose, ku buryo n'undi muntu udashaka kugabanya ibiro yemerewe kuzirya. Reba rero amashu yacu nimba yahonze, yakubiswe n'umwuka, siko bavuga, nayujuje cyane. kugira ngo nayo hejuru nayo agereho akubitwe n'umwuka bihonge. Ugomba kugaragura uko byagenda kose, hasi byamaze kuzana amazi.
iyo byabyaye amazi biba ari byiza, biba byoroshye. Noneho tugiye gushyiramo bya birungo byose, ducecekere dutegereze bishye. Tugiye gushyiramo bya bitunguru byacu, tugiye gushyiramo inyanya, n'isheri, tugiye gushyiramo soy sauce. Soya sauce irabifasha kuba bidasa umweru. Hanyuma dushyiremo n'ikirungo mparaye cyane cyitwa rosemary cyangwa rumara. Naragiseye, naracyanitse ubushize muri video narabiberetse nayigize, ndacyanika. Maze kucyanika kimaze kumuka kuko nticyakuma kiri mu nzu, ndangije ndagisya. Nibaza ko umuntu yaba abiretse bigashya. Icyiza cy'izi mboga ushobora kuzirya gutya zimeze, ushobora no kuzisya ugakoramo potaje. Wabihaze kubirya bicimbaguye gutya cyangwa bimeze gutya. Hari abantu badakunda ibintu bishinyitse, wahitamo kuziryamo potaje, ukazifata ukazisya neza, warangiza ukarya potaje yazo. Nakubwiza ukuri ko izi mboga zifite intungamubiri zose, zujuje ibisabwa. Ikiburamo ni carbohydrate, kandi carbohydrate igena isimbuje ibihaza. Ushaka washyiramo ikirayi cyangwa igitoki cyangwa n'ikijumba, niba we ushobora kurya imboga zitekanye n'ikijumba, cyangwa se ukabiteka gutya, hanyuma ikijumba ukaza kukirya ku ruhande ukirije nyine, ukazikoresha nk'imboga nk'isosi bisanzwe. Reka turebe rero ko ziza gushya, turagaruka mu kanya. Urabona ko zose zakubiswe n'umwuka. Nyuma rero yo kubona ko imboga zacu zakubiswe n'umwuka, turashyiramo ka beef masala gakeya, then dusukemo amazi make. Turashyiramo amazi make atari menshi kugira ngo ibiryo bigere hejuru. Igikombe gipima half liter, ugashyiramo kimwe cyangwa bibiri cyangwa kimwe n'inusu bitewe n'imboga zawe uko zingana. Tugiye kuziteka indi minota 5 yonyine, then turebe ko biraba bimeze. Rero imboga zacu nuko zimeze, noneho singikoraho. Urabibona ko zahwanye. Icyo mbasha kumva ni uko kunye ari gake, ndongeramo akandi kunye, ariko ntabwo nongera kuziteka zirahiye kuko
imboga je zihiye cyane sinzikunda, ntabwo ndi umufana w'imboga zihiye cyane cyane ko bavuga ko nta ntungamubiri ziba zikirimo, intungamubiri ziba zashizemo, ariko ndagaragura rimwe deni narure ibiryo byacu cyangwa se imboga zacu. Izi mboga rero ni imboga z'amashu nk'uko mubibona, ni ya regime y'amashu twavuganye, umuntu atakaza hagati y'ibiro 5 na 7 hagati y'iminsi 8 n'10. So kibura imparuro narure ndebe uko bimeze. Baye watekanyije amafufu byaba byiza, baye ntacyo watekanye nabyo byaba ari nta kibazo, ariko ukibuka ko ugomba kugishyiraho, ariko proteine ntigomba kuburamo. Utabonye inyama urashobora gushyiramo amafi yumye, urashobora gutogosamo amafi, ushobora gutogosa dukeya ukajya uteka dukeya, n'umunsi ukarya amashu arimo indagara, ejo ukarya amashu arimo amafi, ejo ubundi ukarya amashu arimo ibihumyo, ubundi ukarya amagi ku ruhande, ubundi ukarya arimo inyama. Ariko njyewe bino biramfasha kuyatekera hamwe. Rero turebe imboga zacu uko nuko isosi yacu imeze. Murakoze cyane.